ubukwe bwa Apotre Mutabazi na Beatrice Kicyuki gisimbuye wa mugore wawe wa mbere. Ndetse n'umukobwa Yes. ufite indangagaciro zibasha guhuza Apotre Mutabazi, kandi ubushakashatsi nikozeho ntabwo ari buri gitsina gore cyahuza nanjye. ubwabyo ubukwe bw'abantu 30 buvuze byinshi. Mwaza mu bukwe bwawe ejo ukanenguha ugatandukana n'umugore, sibyo? Cyangwa ugatandukana n'umugabo. Nabishatse noze njya kunura n'ubukwe ngo nzabutahe. Yes, turabasuje kandi tubahaye ikaze bakunzi ba .all TV show. Umuhungu wanyu Claude Wangoga wa Gahondo go gatwamukirano zumukesha batwari barutahira Papa Dabo P. Ndabasuhuje cyane mu byukuri kandi ndabishimira cyane kuko abansengeye kugira ngo mbe naramutse uyu munsi, abatansengeye buri muntu wese mu ruhande bwe uruhande ariho, kandi buriya ngo baravuga ngo umuyobozi mwiza no ukunda abamukunda ariko n'abamwanga. Byose rero mwese ko mungana kose tubashyize mu gatebo kamwe, turabakunda kandi Imana ibahe umugisha. Rero buriya ku isi haba hari ibintu byinshi, hari abafite ibibazo, twihanganisha cyane abantu bafite ibibazo, twihanganisha abantu bafite ibibazo n'ubwo ibibazo bitandukanye, ariko ibibazo by'uburwayi, ari ibibazo byo kutabona icyo ifunguro, ari ibibazo byo kufite ikibazo na mugenzi wawe, nubwo bisumbana ariko buri wese mu ruhande bwe n'ikibazo afite turamwihanganishije cyane. Mu byukuri ngira ngo hari ikintu kimaze nagira ngo mvugeho gatoya ku kintu bijyanye n'abaduha ibitekerezo, sibyo? Byaba byiza muduha ibitekerezo bifasha, byubaka. Tuba dukeneye ibitekerezo byubaka kuko nibyo bidufasha cyane kurenza ibindi, sibyo? Ibitekerezo bisenya ntabwo tuba tubikeneye, kandi si byiza yuko usenya mugenzi wawe kugira ngo umutima wawe wishime. Ndatekereza ntacyo byakumarira, ntacyo byagufasha, ahubwo ikizima ni ukuba intwari. Kuba intwari ni ukubaka mugenzi wawe, ukubaka ejo hazaza he, ukubaka icyizere cye mu mutwe, kuko hari igihe n'ubundi utanga igitekerezo ariko akenshi ugasanga nta kintu kiri buze gufasha abantu cyane, sibyo? Iyo ugiye gushyira igitekerezo rero hano biba byiza iyo uduhaye ibitekerezo bifasha, ibitekerezo byubaka. Niyo ngingo tuba dukeneye, kuko muri ubu buzima ari ubwo umuntu ubwira umuntu ukibwira wenda ko ari igitekerezo cy'umuhaye ugasanga kigiye kumusenya. Dore ko abantu kenshi bataraciye mu buzima bumwe, abantu ntabwo baciye mu buzima bumwe, baba baraciye mu bintu bigiye bitandukanye, bigiye bitari ngombwa. Ariko katugira imbere na mbere mbanze nitangira ikiganiro mbwira abantu batanyumva cyangwa umuntu utanyuzwe n'urugero n'ikiganiro nakoze, yabo twenda va mu kiganiro nakoze twagiranye akabazo, anyihanganire. Ku isi nyine bibaho, nakundi byagenda, kandi bijyanye n'akazi umuntu akora n'uyu murimo akenshi arwo wisanga ntabwo ugasanga uvuze ikintu kitari bunezeza abantu bose. Ibyo ni ibintu bisanzwe, kuko niyo navuga ngo ni urugero rwa hafi, ufite umukobwa wenda abuze umugabo, nkakurangira umugabo, hari uwo bitanezeza ko umukobwa wavuye mu rugo, ariko we birakunezeza, sibyo? Icyo rero mujye mucyumva, ugerageze kugiha agaciro. Ntago wanezeza abantu bose, koko nta n'ahantu byanditswe kuri bunezeza abantu bose. Cyo kurugerageza byibuza hakaba kugerageza ko buri muntu wese wumva umaking ashobora ko ikintu wakoze kiri bubunezerwe kandi kiri bumushimishe, nubwo kitamunezeza ariko byibuze ku mutima ukavuga uti nagerageje. Karagaciyemo nagira ngo mvugeho katwitangira ikiganiro cyacu. Ubukwe ndabona hari ubukwe, cameraman bagiye gusuhuza. Nibagiye gusuhuza kabisa, ariko unyihanganire.
unyihanganire kabisa, kameramani mujye munsuburiza aba yagerageje uko nshyiramo imbaraga nawe azishyiremo, kuko tuba turi hano kugira ngo tubanezeze, tubakorere ibintu byiza, sibyo? Mubone ibintu byiza, uko mudusapotinga, uko mudufasha, uko mutuba inyuma, ubona ibintu byiza, sibyo? Ku buryo n'undi muntu wese ari bugisha avuga ati ariko uriya muntu hari ahantu ahareba iki. Buri impamvu ubona urusengero haza abantu babatizwa umwaka ku mwaka nuko babona hajyayo abantu benshi, n'undi muntu akavuga ati ariko hari abantu habereye iki, reka nanjye kureba. Nicyo kintu gituma usanga ku rusengero abantu bahora bajyayo babatiza bagira abakirisitu bashyashya, hari n'abava bahandi bagenda nabo bajyayo. Nicyo kintu kibitera, ni ukubera ibyiza bibiriyo, ni ukubera ibyiza bakurikiyeyo, ni kubona abantu benshi bari kujyayo, ukibaza ikintu kiri kuba hari ahantu nawe ukajya kukireba, wagera ukabona hari ibintu byiza. Reka rero iyo nzu, reka tuvisho tuyigire nk'urusengero umuntu agomba kuza akaruhukiramo, atari buze kubabariramo. Nimba aje akageramo yishimiremo, abonemo ibintu byiza bimuruhura umutima, atari ibintu bibuze kumubabaza no kumutera agahinda karagaciyemo. Reka twitangire ikiganiro kuri nabonye hano ku nkuru yaciye ibintu, ku bukwe bwaciye ibintu kabisa, nubwo mbona ngiye butari guca ibintu cyanire. Nago umuvandimwe, namwita umuvandimwe, ngira ngo hari mujya mubona dukorana ibiganiro kenshi, mwaramubonye. Aragira ati, wenye ninze kuba narindira mu kiganiro, aragira ati Apotre Mutabazi Kabarira numuzi uyu, abakunzi bacu baramuzi kuko amaze guca kuri platform kenshi, numva ari nka gatatu nimba atari kanahare, ndibeshye ni hafi aho, 2 gatatu maho ngaho, urumva mu byukuri ni kenshi. Apotre Mutabazi Kabarira yateguje ubukwe bwe n'umukunzi we Beatrice, bamaranye hafi umwaka bakundana. Avuga ko baziranye sorry nari nsimbutse. Bavuga ko ubukwe bwabo buzitabirwa n'abantu 30 gusa, inshuti nyanshuti n'abavandimwe be. Ko kantu ndaza kugateke kuko avugaho cyane akantu k'inshuti nyanshuti n'abavandimwe be, sibyo? Ubukwe bwa Apotre Mutabazi na Beatrice buteganyijwe kubera kuri Kigali muri Kigali Marriott Hotel. Uragize? Kuwa tariki ya mbere Ukwakira 2026. Mu kiganiro yagiranye n'Igihe, Apotre Mutabazi yavuze ko we na Beatrice bagiye kurushinga bamaze amezi 11 bakundana, gusa ngo bamaze igihe ari inshuti zisengana, sibyo? Yagize ati tumaranye amezi 11 ariko twabanje kuba inshuti, twasenganaga, tubanye kivandimwe. Nyuma nibwo twaganiriye ku bijyanye no kuba twarushinga. Ngira ngo ndumva ariko mukandi numva naza gukoresha ijwi rye kugira ngo nawe abyisobanura byivugiranye ku kiganiro yagiranye na Oscar Kim sibyo? Na Oscar Kim kuri TV10, ariko nyandaza kurikoresha mu kanya, sibyo? Buri hari ibintu biza. Uyu mugabo ni umutware, si umusore, sibyo? Afitanye abana 4 n'umugore we mukuru. Akwana rukazi? Afite umugore mukuru. Ndimo ndashakisha iyi nkuru kugira ngo ize kudufasha. Akira bundi mfasha bundi birambe ngomeza kuri TV10 nturi buyibone. Bo urumva ngo uyu Apotre Mutabazi
akabarira afite ubukwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10, sibyo? Ukwakira kwa 10 2026. Banzo ndebere mwana na Beatrice. Buriya rero ubukwe bwe naravuga ku ibintu biri aburi yose tekereza ku bantu cyane cyane ku bantu bafite biriko 30. Icyambere gitangaza na ubukwe bw'abantu 30 muri Marriott Hotel. Icyo ni gitangaza. Nayirebaga reba mu zo narebeye. Urumva icyo ubwacyo ni gitangaza. Icya kabiri, sibyo? Nyihanganire gake ubwo nyine. Urumva ubukwe bw'abantu 30 bwabyo ni igitangaza. Araje sobanura impamvu ari abantu 30. Icya kabiri, aho ubukwe buzabera. Icya gatatu, abana 4 n'umugore bazabwitabira. Icya kane, ari cy'abantu akenshi usanga bya tuvuga bavuga ati ndavuga no batekereza umugabo w'abana 4 atandukanye n'umugore we bamaze nago baramara umwaka abonye divorce, ahise ashaka undi. Ubwabyo nabyo nubyo kwibazaho, ariko reka mbanze mbwira abantu ku ruhande rw'abakunzi ba Mutabazi n'abakunzi ba Dr TV Show. Nagiteka ryose ibyo uri kumwe nabyo suko ari byo bikunyuze, ahubwo ushobora gusanga nawe ubwawe ariko wabuze kugira ako kantu. Mbabarire ndagusabye uze kukanyibutsa nze ugasorezaho, kuko ngiye kuvuga kuri ibya Mutabazi bwe by'abantu bibaza niba ngiye gusobanura kimwe kuri kimwe, ariko uze kumwansoreza kuri ako kantu umfashe. Ako kantu uze kumfasha ukanyibutse, sibyo? Kuko urumva ni nk'ibice bibiri tugiye kuvugaho kuri Mutabazi n'abakunzi be. Siko biteye? Kuki rero abantu babyibaza mu buryo butandukanye? Yego ni ngombwa, ariko nayo impamvu ubonye yavuze akantu nabayikurikiye nge nagakurikira avuga ngo uransemurira, sibyo? Uramfasha ngo ni mariage docteur. Ese ubundi kubera iki ubukwe buzamo ibice bitebwa niki? Ariko kakano buri bunyibutse urakibuka. Okay, sawa, katangire ikiganiro. Nge neneho mu bintu abantu bibaza kuri Mutabazi. Mutabazi mbere na mbere atandukanye n'umudamu we kwa mbere, urumva bafitanye abana 4. Ubwabyo icyo ni igihango udafite icyo urenzaho. Mutabazi icya kabiri, Mutabazi akoze ubukwe nabo bana 4, ngo nagisubirwaho nagikuweho abana bagize mukase. Icyo turagihuza? Ndaza kubivugaho ngo abasitari bihariye uwo muco. Nta muntu ugomba kumuvuma no kumwamagana, kuko ndavuga abandi bantu bahuje, sibyo? Nta byacitse inshuti yacu rwose. Mutabazi nubwo afite abana 4, ariko mbere na mbere aremera karabi, kuko umugore wa mbere bari barabanye byemewe n'iki n'amategeko, banatandukana byemewe n'iki n'amategeko. Abo bana arabemera nabe, agomba kumenya nyine imibereho yabo, ubuzima bwabo uko bariho. Wowe rero uza kwiribwa uvuga uko ubitekereza nuko ubishaka, banza wishyire mu mwanya we. Icya kabiri, Mutabazi we n'umugabo tuzi ko ni umugabo ugira akantu urase bura nabyita ngo iki igo burabe igo mu Kinyarwanda burisobanuye no ngo ni wa muntu nyusa nkaho sinzi, ariko arikunda, sibyo? Afite ukuntu yikunda, afite ukuntu ni wa mugabo wiyumva, ni wa mugabo ko akomeye, ni wa mugabo wumva ko ari igitangaza, urumva?
niyo mpamvu yita ngo yiyita. Njye ariko niko mbibara ko yiyita, urumva, kuko njye abiba sinari mari, sibyo, ngomba kubyemera gutyo, sibyo, abiba sinari mari, nta ruhare nabigezemo, nta n'impamvu yo kugira ngo uriho titire ye. Kaka n'umukozi w'Imana avuga ubutumwa bwiza, ni sawa. Ubutumwa bwiza rero tugiye kubonera hamwe muri ubu bukwe, sibyo. Mu by'ukuri rero njye uko mbibona n'uko mbyumva n'uko mbitekereza, nimba navuga ngo ubukwe buziye igihe, nimba navuga ngo ntabwo buziye igihe, kuko ari aho bamubaza ngo ese ubukwe bwawe umudamu, ariko reka banza yivugire, naza no kuvuga ibintu byinshi ugasanga ngiye kugira icyuki gisimbuye wa mugore wawe wa mbere. ndetse n'umukobwa Yes. ufite indangagaciro zibasha guhuza Apotre Mutabazi, kandi ubushakashatsi nikozeho ntabwo ari buri gitsina gore cyahuza nanjye cyangwa se hariho Imana yaremye babasha kumva filozofi yanjye, kandi ni apandire uwarese filozofi yanjye niyo ngewe. Ni ukuvuga ngo uje utanga kuvuga ngo ngewe ngo Mutabazi ngo nzamuhindura uburyo yumva ibintu, uba warangije kucyica. Ahubwo byiza uravuga uti njya ubona uburyo abona ibintu n'uburyo atekereza ibintu, nongeye kumuba hafi ndi nana ahantu ariko banza na network hari Apotre ko nari nzi kwihanira Semporo network yahaburite uhagaze hamwe, ariko ahubwo ngume hamwe, nicyo ubwo nicyo nari gukora neza. Okay, yego no kuvuga ngo none se wamukuye uwo muntu watanze itangazo uvuga uti umuntu wemera uko Apotre Mutabazi ateye, imyitwarire imyumvire ye, namarika ikiganza. Itangazo naritanze wamugura kuko reka dukupe twongere turebe ko bivuga neza. Mukupe wongere umuhamagare, byatangiye bivuga neza nyuma bigize biranga. Twongere tumuhamagare za ku kigero kingana gute. Rero ntago ari umuntu wavuye Kantarange, ni umuntu rwose wani Kigali, kandi usanzwe wemera Mutabazi n'ubu Apotre Mutabazi kabarira n'ubukabarira bwe. wabyita gutyo. Yego, okay. Watumiye abantu 30, Ramesh nawe urimo, Skakimo nawe urimo, kandi wayise ko ari mariage de rupture, ubwo nuvuga ko utanye natwe. Ya. No kuvuga ngo mu buzima busanzwe Mutabazi yemera gute ubukwe? Ye nemera yuko ubukwe ari ubw'umuryango n'inshuti za hafi zahindutse nk'umuryango, bivuze ngo umuntu n'ubusanzwe mutajya muhamagarana umwaka ukarangira mudahamagaranye ngo mwicara ahantu musangire, mwasangira inusu y'ibenzi, mwasangira fanta n'undi agafata fanta mukava mugataha. Kuvuga ngo ko habaye ubukwe naze musangire, filozofi yanjye na mbere hose niyo bikozwe mba ntari gusobanukirwa iri kumva imbere, kuko kame mu mbere nakoze ubukwe bunini, ariko nuvuga ngo bwarinze burangira ndi kwibaza what is happening, ubundi ibi ni ibiki. Ariko nanone kuko bo ngira ngo hari byari ibyo akantu gato, nagira ngo hari ahantu bumvemo bafatemo, nge nari nkeneye kurenza ibindi bintu byose. Ni karakana avugamo ngo ngewe kubona umugore twahuza biragoye, sibyo? Ngira nka wa mugani habaye ngira no gutanga itangazo kugira ngo atange uko ateye, sibyo? Kugira ngo wumva abyemera azajyane nawe. Kandi ko kurebye mu character za Mutabazi ukareba uko ameze, ukareba uko avuga, ukareba uko ahagaze, ubona ko ari wa muntu usa nkaho mu by'ukuri koko agoye kubana nawe, ariko agora kutamushaka. Uwumushaka biroroha, baravuga ngo nta nkweto ibura iyayo. None se wabuze impamvu isogisi ry'iburyo ribaho n'iry'ubumoso rikabaho? Yego,
ubwo n'inkweto yabyo bijye bite biba bijyanye. Iyo ugiye kugura amasogisi akenshi ugendera ku nkweto ufite cyangwa ukagendera ku ibara ukunda. Iyo bitabaye ibyo aba ari mbuzi uko ngira. Kuki mvuze uko ngira rero? Uyu mukobwa ibintu ni bibiri, niba Mutabazi ufite uko ateye navuze kagoye akaba yemeye Mutabazi, ibintu ni bibiri. Yari yarabuze umugabo, yaraguye kwishyiga, akaba abuze uko agira atereka mfe kugwa hariya, ubwo nawe azajya mu murebe wa mbere, sibyo? Ubwo nawe bazatandukana kuko agiye ari mbuzi uko ngira, agiye atize Mutabazi neza. Nimba azi Mutabazi neza, dore hari kera bajyaga baduha njye bafite umugani ariko ngo nibyabayeho, ngo hari umugabo wajyaga cyane, urumva, oya ntago ari ngunda, ngo akajya cyane, noneho ngo umugore yamushatse uwo munsi, urumva, ngo aravuga ati ariko njye njya cyane, undi ati nta kibazo nzabishobora, ngo araza agahindika isafuriya y'ibijumba, umugabo areka da nahage, akagira gute umugabo nahage, rimwe ngo umugabo aragenda agura ibiro 3 by'umuceri, azana ibiro 3 by'inyama, urumva, ngabwira umugore ati dufite abashyitsi, ngafata igitoki cyiza, ngaravuga ati gihati cyose ukirangize uteke n'ifiriti nyine ushyire hariya, ati dufite abashyitsi. Umugore nyine urumva aratetse nyine ariteguye, aravuga ati ntugire umuntu ubwira ubyitekere, hatagira umuntu ubihumanya, urumva. Arangije arabitunganya neza, arabitegura, amaze kubitunganya abishyira hariya, amaze kubishyira hariya, umugabo ngaraza, ngaravuga ati abashyitsi nibaraza arura twirire, bawarura twirire. Umugore ararura ashyira ku isiniya, araruye, barajya, umugabo atongeraho, arongeraho, barajya, atongeraho, umugore arahagayika bitariye, umugabo atongeraho, undi ati se ko ndebe ibyo bigiye gushira by'abashyitsi, abashyitsi nibazara bajya bati atarura twirire, urumva, ararura, barajya. Ku nshuro ya nyuma aravuga ati rero dore bisigayemo biyibi, ati mereza, ashyira, umugabo arabijya neza arunyuguza, urumva, uziye mubwiye, yaravuga ati urugero n'uru, urugero ni urunguru, ujye uteka ni ukunjya, uru nibwo rugero. Umugore akubitwa n'inkuba, urumva, aravuga ati ntabwo nzabishobora. Byarangiye yitahiye, agiye mu mubare wa babandi, ariko haza kuza undi, aravuga ati mva nkubwire, njye nta kibazo ndabyemera. Yaraje barabana, barasazana, akajya ateka, amena ateka, nyine ateka asuka ku kintu, ateka asuka ku kintu, ateka asuka ku kintu. Ibi byose umugabo byishakiraga se? Ntiyamubwiraga ati hinga, oya. Umugabo byuka mu gitondo ajya kwishakira ibyo kurya, azarunda hariya. Akazi k'umugore kabagara ko guteka gusa, urumva, gusa. Uwo muntu yakunaniza iki? Wamumenye. Mutabazi nawe rero ukavuga ati ngiye kubona umugore ukunda, hari ingeso utari nziza zitanezeza abantu bose, kuko nimba avuga ati ngewe biragoye kubona umugore tubana wemera uko neye, sibyo? Ati nimba naramubonye akemera uko neye, ushobora gusanga ari ukujya cyane, ushobora gusanga ni urugero ari ibindi bintu tutazi, nashatse kuvuga gusobanura, ariko ingeso ni nyinshi. Ariko nimba ari uko bimeze, umugore akaba yarabyemeye, bazabana. Wowe wishaka kubibyazamo ikindi kintu kitari sawa, kitari ngombwa, sibyo? Wishaka kubyazamo bitari ngombwa. Niyo mpamvu dukwiye kubaho twizerera mu bandi. Umugabo agomba kubaho yizerera mu mugore, umugore nawe akabaho yizerera mu mugabo. Twabonye erega nagaro wa mbere, Emenya we yakoze ubukwe ejo bundi, ntafite umugore se babyaranye. Pastor Claude ntafite undi mugore babyaranye, agashaka undi. Ni ibintu bisanzwe ko umuntu mutashobokana, naga igisobanuro kiteka ryose ari ukuvuga ngo ngewe ndizirika ku muntu, oya. Naga byakabayeho ujya kwizirika ku muntu ngo ni ukugira ngo ukunde ugira ute
unezeza abantu. Kanigire no ku bukwe bw'abantu 30. Ubukwe bw'abantu 30 bwabyo burimo ibintu byinshi. Icya mbere harimo wenda kuba atizeye umutekano w'ubugwayi bw'abo bantu, dore ko dufite n'ubugwayi muri iyi minsi umuntu avuye hanze baramupima. Uri avuga ati ninumira abantu benshi nawe mfite abantu bashobora kuzana ubugwayi mu bukwe bwanjye bakanyanduza cyangwa bakanduza n'ababutashye. Ubwabyo ubukwe bw'abantu 30 buvuze byinshi. Ubwo hari ibyo nabonye byasikiriye. Icya mbere hari ukuba ku bukwe bwa Mutabazi, sibyo? Icya mbere harimo ubukene, urumva afite ubukene nta mafaranga afite menshi y'ubukwe, sibyo? Ubuse ubukwe ni iki? Ubukwe ni ubukwe utegura ugatumira abantu, inshuti n'imiryango kugira ngo baze banezererwe muri ubwo bukwe, unabereka ibirori, sibyo? Icyo ni kimwe, nicyo ubukwe busobanuye. Mutabazi gutumira abantu 30 harimo ibintu. Icya mbere ubukwe afite ubushobozi buki bw'ubukwe. Icya kabiri afite ipfumwe ryo gukoresha ubundi bukwe yari yateguye. Buriya kubona abantu bambaye makote, reka nkubwire, nubona wambaye ikote umuntu ugashyiramo karuvati ugategura umunsi w'ubukwe n'ugira ikintu ukora, sibyo? Ubu ni turi ku murimo, ni turi ku kazi. Nahagarika akazi kanjye ko kuza gufata iyi mikoro ngo nyibere kamera, nkaza mu bukwe bwawe, ejo ukanenguha ugatandukana n'umugore, sibyo? Cyangwa ugatandukana n'umugabo. Nabishatse noze njya kunwe n'ubukwe ngo nzabutahe. Ubadutesheje umwanya, ubatesheje abantu umwanya. Gushinga urugo n'umwanzuro wafashe kandi ugomba kuba ingenzi, uvuga ngo nemeye ibizaba byose. Dore ko niyo musezerana barakubwira ngo urumva nemeye nta gahato ko wowe runaka tuzabana mu bibi no mu byiza. Ibibi ni ibihe, ibyiza ni ibihe? Ibyo nibyo abantu tudashaka gusobanukirwa. Mu bibi birimo harimo no n'ingeso uzabona nshyashya. Apotre Mutabazi rero ashobora kuba yagize ipfumwe ryo kongera gutumira abantu, kuko akenshi sibyo, ubu n'umuntu wakangana ibyo bintu ni umubyeyi wawe wenyine n'ubyo kugushyigikira cyane, umubifata gushyigikira. Abigenza ate kari ikigo gike? Nuzabona wakoze amakosa ngo umubyeyi agushyigikire ngo ugire ngo uko yishimye. Si uko yishimye, ni ukuvuga ngo ni ikigo gicyange. Iyo ibyaha ikibazo irakirigata, sibyo? Rero harimo ubukene bwo kubona amafaranga y'uko afite, icyo ni kimwe. Icya kabiri harimo ipfumwe yo kuvuga uti abantu batashye ubukwe bwa mbere ubu barabibona bate. N'iryo ni ipfumwe ari gutekereza, akavuga ati abantu, agatumira abantu 30. Akenshi uragusanga abantu 30, nge niko mbibona, muri abantu 30 harimo batarakundaga umugore wa mbere, sibyo? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri harimo abagiranye ibibazo bamaze kubana n'umugore wa mbere, baravuga ati twari twarakubwiye urira n'umugore ari umurimo. Icya gatatu harimo abatarishimiraga imibanire yabo, bakishimira gutandukana kwabo. Icya kane harimo abamuporopozaga wenda umukobwa ari gushaka akamwanga agashaka uwo nguwo, abo niba ari gukunda uwo mugore, sibyo? Ndumva ari ibyo nyine ni ngombwa yuko batari kwishimira ibyabyo. Abantu 30 rero nizo ngeri mbashyiramo. Ingeri ya nyuma ya gatanu ni ababyeyi be. Ababyeyi be bagomba kumushyigikira byanga bikunda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, sibyo? Kubera ko ni ikigo cyabo naho bagishyira, siko mbivuze, ariko ni kumugani nyarwanda uvuga. Abo bantu bose rero neneho hari n'ababibonera ku ruhande batishimiye imibanire y'uyu mugore bagiye kubana, urumva batabyishimiye kuko bari bashyigikira umugore wagiye. Kuko byanga bikunda naga abantu bose bigeze bishimira itandukanye rya Mutabazi n'umugore we, bose barabyishimiye se? Abo rero batigeze babyishimira nibo bantu badataha ubukwe bwe, kuko yavuze ngo ni ubukwe buciyemo ibice. Nimba bushira jambo yakoresheje, ni ubukwe bugize bute? Buciyemo ibice. Ni ubukwe bwo gucamo abantu ibice. Abantu 30 yaciyemo abantu ibice. Bango na abantu, we yavuze ngo abantu tutigeze tubana duhamagarana umunsi ku munsi, ariko ntabwo nibwira ko Mutabazi abantu bavugana umunsi ku munsi ari abantu 30 gusa. Ahubwo yahamagaye inkora mutima ze zimushyigikiye mu byo akora. Ba bandi batamushyigikiye ntabwo yigeze agira gute abatumira. Bazana ibihuha rero ngo
ngo ni ukubera ubukene ngo arimo arasabiriza ngo kubera ko nta mafaranga afite ngo niyo mpamvu yatumiye abantu 30 nabyo kirashoboka ariko ni kinashoboka uruhande rumwe ariko ubundi gukoresha ubu kugira ngo ko buhaje ikoranabuhanga ubushyira ku mbuga nkoranyambaga niyo watumira abantu 5 ubuze gutera igikumwe kujya mu murenge abantu umurajyana abantu bangahe ufata abantu 4 bonyine mukagera mugatera igikumwe n'umugore we mugataha icyambe ni isezerano bagenanye n'umuntu hariya ntabwo ugiye kugena isezerano n'abantu ugiye kugena isezerano n'umuntu sibyo rero sinzi impamvu urugo n'ubwo abantu bangahe 2 kandi urugo n'ubango ngiye nkoresheje uko nanze miliyoni ndatashye ndaburaye ariko we waje ukanywa byeri nziza ukanywa fanta nziza ukajya neza ntabwo uzanyibuka ngo uvuge utereka nsubireyo ndi bumune barangiye icyo mufasha ubundi ubukwe mbere na mbere bunezeza bukwiye kunezeza ababukoze nyirabwo ubukwe bunezeza ababukoze nimba ukoreye yarebye akavuga ati bo mfite miliyoni 5 reka nkoresha miliyoni 2 ubundi se umuntu umwe yakoresha miliyoni 2 akazi akazimara yakabitse 3 agakoresha 2 akajera nabyo Mutabazi yasobanuye ubukwe bugomba kunezeza nyirabwo mbere ko bunezeza abantu kuko iyo kunezeza abantu wisanga mu kibazo cy'ubukene nyuma yaho sibyo rero nihagira umuntu wumva yuko ari byacitse ari byakomeye siko biteye abantu muri gukwirakwiza ibihuha nabonye igihuha kiri kuzamo n'umuntu bita Gasuku ngo ni ubukene ngo niki Gasuku yananiye gukora ubukwe sibyo buravuga ngo ikikunaniye iyo ubonye abagikoze ubita ibigogi turi kumwe aravuga ngo njyewe buriya uzareye nk'umuntu wa yerekane ko naba nkomeretsa abantu sibyo ariko iyo ikintu kikunaniye iteka ryose ubona ko abagikoze ari ibigogi hari n'igihe ubona umuntu wakoze ikintu kubera wowe kuzi kutagishobora sibyo ukavuga ngo biriya ngo nukwaya kuko uzi ko utakibasha ngo buriya nawe yakoze ikintu rero ugatangira kubigaya no kubinenga oya ibyo ntabwo ari byo dushyigikire umuvandimwe dushyira Apotre Mutabazi mu byo ari gutekereza yateye intambwe ya kigabo ubwabyo kuba yatandukana n'umugore nta kibazo kirimo nimba uzirikana akubwiye ngo ngibutse akantu we ewe niko mwabaye bo ariko nge nabyibukaga icyo nari ngiye kuvugaho nari nasubitse mbere n'abantu babonera mu isura y'uko umuntu mubanye ari itegeko ari patana rugi siko biteye ntibikunda birashoboka ko wabana n'umuntu mukananiranwa umwe akagenda amahoro ese ni byiza yuko ubana n'umuntu ukagera aho mwicana ngo twasezeranye akaramata abantu basezerana akaramata ni mu buryo ubu bwonyine umubyeyi n'umwana basezerana akaramata oya ni bubina nibeshye umubyeyi n'umwana basezerana akaramata kuzamwita mama akamwita papa ubuziraherezo nta wundi ubuzabona akandi akaramata umuntu asezerana ni ugusezerana kuzapfa iyo uvutse uravuga ngo nsezeranye kuzagera ku isi nkakura cyangwa se inkure ariko nkapfa iryo sezerano ugomba kuritatira ni igihango kidatatiye ariko umugore n'umugabo mwasezerana mugatandukana niyo mpamvu ngiye niko mbibona nta muntu kamara ku wundi wabana n'umugore wawe nimushoboka nese kamara mugatandukana abantu ngaya ni abantu bihambirana kugeza ahandi bicanye abo bantu bagaya mugasiga imfubyi ariko ubu ngubu tuvugana Apotre Mutabazi afite abana 4 nuriya wenda bazabyara umwana umwe cyangwa 2 cyangwa 3 cyangwa 4 ariko bose azabita bose bazamwita papa siko biteye se ariko iyo baza ko umwe yari barihambiranye umwe akica undi sibyo abana bari ko ari imfubyi ariko umudamu wa mbere abwira abana ati mujye kureba so mujye kureba papa so mwihangane bivuze nabi buriya ngo urugo n'umugore n'umugabo babanye nabi iyo umugore n'umugabo batonganye urumva nka papa kaza yakomanga akantu bakazi iyo akomanze gutyo aravuga ngo niko semuhu
Semuhu cyangwa Erino buragukingurira so urumva genda ukingurire so jya gukingurira so aragutimbura urumva. Ariko iyo babanye neza urumva, babanye neza, ari shushu ari sheri ikibasumba urumva, uturungu two ngutwo, iyo komanze vuba vuba bose bahagurukira rimwe, n'abana na papa na mama. Uyu mudayimonira Imana imunyiza, ariko urumva bose bahagurukira rimwe urumva, bageranye bose bajya gusha rukamera neza. Hari ubwo rukena rugasubira hasi, hari n'ubwo rujya muri mwayene rugatambika. Ibyo bintu byose rero kubijira byabananiye bikanga, muratandukana, nta kintu cyahatari gihari. Nihazagira umuntu urebera mu ndorerwamo ya Mutabazi ngo imveka byacitse. Pastor Claude nawe umuvuga nabi, yatarabwe n'umugore. Nyawe yakoze ubukwe ejo bundi, ayo magambo sinayumvishe, sibyo? Ese nibango ikinezerewe nyawe nuko yakoze ubukwe bwandu bangana kuriya akagenda kaburara. Ikibazo se nuko ubukwe bwakozwe n'abantu batumiwe, cyangwa ikibazo n'ubukwe bwabaye. Reka dushyigikire ubukwe bw'umuvandimwe wacu, rero dushyigikire inshuti, sibyo? Mu gitekerezo cye nibimunanira twebwe tuzamunenge, kuko byamunaniye dutengushye. Ariko Mutabazi uyu munsi reka tugushyigikire. Abakunzi bawe bakuba inyuma, sibyo? Abanyarwanda bakuba inyuma ukora ubukwe, ariko ubukwe uyu ni munaniramo, sibyo? Uyu ni munaniramo, uzaba udashobotse, uzaba utengushye abanyarwanda, uzaba utengushye abo bantu 30 uvuga ko watumye ari nkora mutima, ariko uzaba utengushye n'abanyarwanda muri rusange. Uyu munsi turi kuvuga ku bukwe bwawe, kuko uri umuntu uzwi, uri indorerwamo, sibyo? Kubura indorerwamo ukabona uhora usenya, abantu babibonamo mu buryo butari bwo, bakabibonamo mu buryo butari ngombwa, sibyo? Kubera ko hari abantu uri icyitegerezo cyabo, hari abantu bakureberaho, sibyo? Hari umuntu ukureberaho akumva ko gusenya ari ibintu bisanzwe, akumva ko yasenya bwose nta kibazo gihari. Rero sibyo, ubu ngubu ugenda ujye mu rugo ushikame. Umugore nakubera mubi uzihangane, sibyo? Nawe numubera mubi yihangane. Dore kuvuga ngo byari bigoranye kubona umugore wemera uko neye. Uramubonye rero, ubonye umugore wemera uko uteye, nene urabivuga, uzongera kuvuga iki, sibyo? Icyo uzavuga rero nicyo tuzagenderaho. Boreka nisoze kuri akantu, ngira ngo byari ibyo ngibyo, kansoze kuri akantu k'inzego zacu z'umutekano ziturebera umunsi ku munsi. Hari akantu kavuga ngo inzoga si izawe zireke. Mu by'ukuri reka nkubwire, ejo nabonye ahantu bamena inzoga. Mu by'ukuri mureke nk'abanyarwanda dutere intambwe imwe, dufate umwanzuro umwe, sibyo? Tugendere ku murongo umwe. Ikintu bita inzoga z'inkorano tuzireke pe, sibyo? Aho ubona umuntu w'umusore abyimba udutama, ukabona arabyimba amata mukagira ngo yavwaye bwaki, ari umuntu w'umusore, sibyo? Ari umuntu w'umugabo, ari umuntu w'umubyeyi, ari umuntu w'umumama, sibyo? Ntago ari byo. Izi nzoga mu by'ukuri si izawe. Ngira ngo niko kavuga, niba nibeshye karavuga ngo inzoga si izawe zireke. Inzoga z'inkorano si izawe zireke. Hari inzoga zuje ibyangombwa, hari inzoga zifite ubuziranenge, hari inzoga za Bralirwa zujuje ubuziranenge. Ntabwo nekeza ko umuntu yakora Primus ya pirate ibaho. Nayo nzi. Ubwo nimba inahari inzego zabikurikirana zizatubwira. Ariko uyu munsi tuvuga ni inzoga zemewe zihari, ni inzoga za Bralirwa, sibyo? Hari inzoga nyine zemewe, hari inzoga zimewe, hari inzoga z'amarikeri zemewe za nyazo nyine nziza. Ariko aho ubona abantu bakoresha amatafari, reba bino bintu bashyira mu matuwarete, bividura amatuwarete bakabishyira mu nzoga abantu ngo nibanywe, si ikibazo se, sibyo? Mu by'ukuri mureka abantu twisubireho. Nimba wumva ko kwanabikoresha bakakubyarira umugati, ariko byakubyariraga umugati wisha abantu. Ese kumaze kwica abantu bakubyarizaga umugati, umuntu wenda wagufashaga mu buzima bwa buri munsi ukamuha inzoga ikamwica ngo ni kugira guha amafaranga,
kumwishe uzafatwa nandi mu yindi mirimo. Wacuruje izindi nzoga zemewe za nyazo zifasha umuntu, zimutiza imbaraga, zimurema akanyamuneza kurenza inzoga zitageze. Mu by'ukuri rero mureke kano kantu n'umuntu wa kandi ko avuga ati ko mukora ibiganiro nimubwira abandi kariho nasanze nanjye ari byo, sibyo? Abantu avuga ati abantu babakurikira kumba kurikira mumaze kugera mu 1800 tujye kujya mu 1900 mutababwira nabakunzi mufite mubanywa agahiye, ariko bakunzi ba Dr. TV show banyabuganda muri rusange mukuri ibiganiro byacu, sibyo? Mu by'ukuri mureke inzoga zinkorano, mu inzoga zemewe z'ubuyobozi bwacu zitwereka ko ari zo nzoga nzima, ziraturebera umunsi ku munsi, kandi nawe ureba umuntu muturanye unywa ziranzo ureba ukuntu ameze, reba umuntu muri kumwe, sibyo? Ubona ari sawa? Ese wari bwabona umusirimu unywa inzoga yemewe wabyimbye umututama? Arabyibuha, mutandukanye kubyibuha no kubyiba amatama nibitandukanye. Umuntu arabyibuha atumba amatama ukabona ameze nk'indorogwamo, wajye ureba mukireba. Ngaho ngo ibisabune, ngaho ngo amatafari, ngaho ngo amatafari ya munyu, sibyo? N'ibindi bintu byinshi. Mu by'ukuri rero mu by'ukuri tubireke, iyo bifatiwemo urabihanirwa by'umwinanga rugero. Sinakwifuriza kujya muri gereza kubera ibi bintu. Wabire kugahahira abandi ahandi, wabire kugacuruza inzoga za Bralirwa, inzoga nyine zemewe ziva mu nganda zemewe zifite ubuziranenge, sibyo? Hari inzoga ubona kubona nta gihe izarangirira ifite, nta gihe yakorewe ifite. Iyo nzoga mu by'ukuri buri kunywa sinzi ukuntu imeze, sibyo? Ubundi mbere twikoreraga ibigage bisanzwe nk'abanyarwanda, ariko ubu nabyo bamenye kubiperata bagashyiramo ibintu bidasanzwe bitari byiza. Hari ubwo ubwagwa bwiza bwa bitoki, ubu nabwo basigaye barupirata bagashyiramo ibindi bintu, sibyo? Mu by'ukuri tubireke, tuzo kiganiro cyacu tunywe ibintu byemewe kandi bidushyira mu murongo, tugendere ku murongo. Ntago ubuyobozi butwanga, ntago inzego zacu z'umutekano zitwanga, ubuyobozi bw'igihugu cyacu ntago butwanga, kujya tugira ubuzima bwiza butuma umubyeyi nyine rero abana biwe neza ku mutuzo nta kibazo namba, sibyo? Kubona inzoga yisha umuntu agasiga imfubyi, igasiga rubanda, igasiga abana ari imfubyi, mu by'ukuri ni ikibazo. Katubashimire tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.